urusobe rw'ibiriho, urusobe rw'ibiriho. Igisubizo ukeneye ngo ubeho ubuzima butunganiwe, bukunejeje ndetse bwo hejuru kiri hafi yawe. Kurikirana ikiganiro urusobe rw'ibiriho, umenye uko ubaho ubuzima bwawe bwagenwe n'Imana ngo bube ubw'ubwiza n'icyubahiro binyuze mu ijambo ry'Imana. Haleluya, Imana yacu ishimwe cyane. Nongeye kubakira mu kiganiro cyacu cyiza dukunda cy'urusobe rw'ibiriho. Urusobe rw'ibiriho ni ijambo ry'Imana ryandikwa n'umushumba Chris, rikaba risohoka buri kwezi ariko rikubiyemo inyigisho ya buri munsi. Uyu munsi umushumba aratwigisha tubwira ngo gusimburwa k'ubuzima bwawe bwa muntu. Turasoma Yohana wa mbere ibice 5 umurongo wa 11 aravuga ati: kandi uko guhamya nuko Imana yaduhaye ubuzima buhoraho, kandi ubwo buzima bubonerwa mu mwana wayo. Kumwe mu kuri shingiro kugomba guha ishusho imyumvire y'uwuriwe muri Kristo ni icyabaye mu by'ukuri igihe wavukaga ubwa kabiri. Nuko ubuzima bwa muntu wavukanye ku babyeyi bawe b'umubiri bwasimbuwe n'ubuzima bw'Imana. Ubwo buzima bwa muntu bwari cyangwa bwarangwaga n'icyaha, n'intege nke, guhangayika hamwe n'umwijima no kuzitirwa. Bwasimbuwe n'ibigize ubumana bwa Kristo ubwe. Iri ni rimwe mu mahishurirwa akomeye ugomba kugira nk'umukristo. Imana ishimwe. Tekereza ko kamere y'Imana yashizwe mu kiremwa muntu. Ubu buzima bw'Imana bwitwa ubuzima buhoraho. Muri Yohana ibice 3 umurongo wa 16, ubusemuro bwa NIV havuga hati: kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege, kugira ngo umwizera wese atarimbuka, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Imana ishimwe. Ubwo nibwo buzima ufite nonaha, ubwo Kristo atuye muri wowe. Kandi uko guhamya nuko Imana yaduhaye ubuzima buhoraho, kandi ubwo buzima bubonerwa mu mwana wayo. Ufite uwo mwana ni ufite ubwo buzima, kandi udafite umwana w'Imana nta buzima afite, nk'uko tubisoma muri Yohana wa mbere ibice 5 umurongo wa 11 kugera kuri 12. Iyi kamere y'ubumana niyo ituma kandi niyo itandukanya ubukristo n'amadini yo mu isi. Muri Petero wa 2 igice cya 1 umurongo wa 4 havuga ko turi abafatanya na kamere y'Imana, turi abafatanya n'ibiremwa Mana. Iri ni ryo pfundo ry'ubutumwa bwiza. Ihinduranya ry'ubuzima bwawe bwa muntu bw'intege nke, ugafata ubuzima bw'Imana bwuje ubwiza kandi butarimburwa kandi buhoraho kandi bw'iteka ryose. Haleluya. Iri ni ryo pfundo ry'ubutumwa bwiza. Imana ishimwe cyane. Reka dufatanyirize hamwe gusenga iri sengesho. Ndasenga nawe usubiremo uti: Data mwiza, ndagushimira ubuzima bwa Kristo muri jye. Uburwayi, umuze n'ubumuga ntibishobora kuba mu mubiri wanjye, kuko mfite ubuzima buhoraho. Ubuzima bw'Imana muri jye buganje umwuka wanjye, buganje ubugingo n'umubiri wanjye, kandi ngendera mu kuganza Satani n'ibigize iyi si mu buryo bwuzuye, mu izina rya Yesu. Amen. Haleluya. Mu gucengerera ijambo turasoma Petero wa 2 igice cya 1 umurongo wa 4, twongere dusome Yohana ibice 10 umurongo wa 10, n'Abaroma ibice 8 umurongo wa 11. Imana ishimwe cyane. Agakiza ni ukuguranirwa. Igihe wakiriye Yesu umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, uraguranirwa. Ubuzima wari ufite bw'urupfu, ubuzima wari ufite bwo gutsindwa, ubuzima wari ufite bwo kunanirwa no kuneshwa, ubuzima wari ufite bw'uburwayi n'ibyorezo, ubuzima wari ufite bwo guterwa ugatsindwa n'akandi kaga n'amakuba, byose bisimburwa n'ubundi buzima bw'ubumana, ubuzima butaneshwa, ubuzima budatsindwa, ubuzima buhoraho, ubuzima bw'ubwiza, ubuzima bw'icyubahiro, ubuzima bwo kuva ku rwego rumwe ujya ku rundi rw'ubwiza, ubuzima bukomeye, ubuzima bwa Kristo twahawe.
Haleluya. Bene data, tumenye ingano y'ibi bintu ubuzima bwacu bwahinduka nk'abakristo, ariko abantu benshi ntibabizi. Turashimira Imana kubw'iyi nyigisho idukanguriye kwibutswa no kubwirwa ibyo dufite, ibyo twahawe. Mwene data, waraguraniwe, ntabwo ukiri wa wundi, naho utuye ntabwo hakiri hahandi, kuko ijambo ry'Imana rivuga ko yadukuye mu bwami bw'umwijima ikatujyana ahandi. Ntabwo yadusize mu nzira, ahubwo yatugejeje mu bwami bw'umwana wayo ikunda. Imana ishimwe cyane. Warimutse, ntugituye mu byago, ntugituye mu makuba, ntugituye mu mubabaro, ntugituye mu gahinda. Warimutse. Ibyo byakire, bikubera ubuzima, bikubera ibibaho, bikubera ibyo ubasha gusingira, kuko niko kuri kwawe k'ubuzima bushya wakiriye muri Kristo Yesu. Imana ibaha umugisha. Hanyuma kandi niba urimo kunyumva utari wakira Yesu umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, mwene data, iri sengesho rigiye gukurikiraho ni iryawe. Urisenga urikunze, kandi nyuma y'icyo gihe nawe urahita winjira mu mugabane w'abakurwa mu mwijima bakazanwa mu mucyo, bagahabwa ubundi buzima busimbura ubwo bari basanzwe bafite. Murakoze cyane, muri umugisha, naho ubutaha. Oh, haleluya. Ndizera ntashidikanya ko wahawe umugisha n'iyi nyigisho, ndetse ukaba unumva wifuza cyane kwegera Imana no kubaho mu migisha yayo. Ariko mwene data, ibyo ntibyashoboka utabanje kwegurira Imana ubuzima bwawe ngo ikuyobore. Haleluya. Niba wumva ari wowe Imana iri kuvugisha binyuze mu ijwi ryanjye, sengana nanjye iri sengesho usubiramo aya magambo uti: Mwami Imana, ndaje mu izina rya Yesu Kristo. Ijambo ryawe riravuga riti, umuntu wese uzambaza izina ry'Uwiteka azakizwa. Mu Byakozwe n'Intumwa ibice 2 umurongo wa 21. Ndasaba Yesu ngo aze mu mutima wanjye, abe umwami w'ubuzima bwanjye. Nakiriye ubugingo buhoraho mu mwuka wanjye, kandi nk'uko Abaroma ibice 10 umurongo wa 9 havuga ngo niwatuza akanwa kawe yuko Yesu ari umwami, ukizera mu mutima wawe yuko Imana yamuzuye, uzakizwa. Natuye ko nkijijwe, natuye ko mvutse ubwa kabiri, ndi umwana w'Imana. Ubu mfite Kristo utuye muri jye, kandi uri muri jye aruta uri mu b'isi. Ubu ndagendera mu gusobanukirwa ubuzima bwanjye bushya muri Kristo Yesu. Haleluya. Amen, amen, amen. Nezerwa cyane mwene data, ububaye umwana w'Imana, kugira ngo wakire ibisobanuro birenzeho ku buryo wakura nk'umukristo, cyangwa niba wifuza gusengerwa by'umwihariko, mwahamagara kuri 07 9 4 000 91. Ndasubiramo 07 9 4 000 91. Imana ibaha umugisha, naho ubutaha.